Abantu abarkwegitira mu kibina cyawe cya Kisoro United Timber Dealers Cooperative nabagira ngo kuzo mwanya gumwe nkibayambo guze ibintu byabaha beyer kwingana kandi n'abakastoma babo nikibanguhira. Turenda kuyireba turebe ibyo twakoze, turebe n'ibyo tutari twakora, turebe ibyo twagezeho, kandi turenda gukora n'indi development plan y'imyaka 5. Plan y'imyaka 5 tuzakurikiza muri imyaka 5 nishira iyo myaka 5 icyo tuzaba tugezeho. Abantu bagira ngo na stoha yabo nibenda kugumana bagipangisa okugira ngo bakabona mu magoba. Ariko nga cooperative nta kandu ko twabona mu support ya government uzi abandi babonaga kizi sente z'imyuga bakabona president yaza kumva nk'ikampara umva ngo president yabaguriye ibi nibi za machines n'ibiki abakapenters akabafasha abacuruza akabafasha. Ndasaba government natwe cooperative aho tuyigejeje turi kugenda. Haji Badru Sebyaro RDC wa Kisoro nagira ngo abo bona bayigurize sento myoga bakabura kuzigaruzayo nibija kwatwa. Rwandagira DPC okukwata abantu abagambye okukomyawo sente z'emyoga tugamba sikugambye kubanga banabyabufuzi bajja kujja mu kiseera kino RDC atokwata abantu baffe please tugenda kukwata abantu abalemedde sente z'emyoga fata abantu bajja sente. Abel Bizimana yashaba abashubuzi b'ebyembaho kwejumbira mu kuhinga emiti okugira ngo barinde obuhango bw'ensi. Kako magomborora mutari byajije nk'ibyo biti agomba gastangira kuba murarwana. Niyo mpamvu bacifu bacu barishiramo ibimundi bakishiramo iki bana amataka yana ekintu kibali kweta omuti munsi mumuya muri kijo munsi tihariyo omuntu munwane wawe nkomuti kwihozarwa kwikakufa waza gotiya omuzere baramutekere nkonde ngo agira amaci amashereka konka ejo nkombe baragitekereza ki enku ogunagira ngo cyabasika bakozese n'amataka ga government ombiyanga byabo okugira ngo bahinge emiti myinshi. Amakoraga gashakwa Kate atuzarire.